no seste ntabwo izakubeshya, bibi akunda ntabwo izakubeshya, no Eric oya ntabwo izakubeshya, byavuze no kubikora izagira gute, izabikora ihagaze mu cyubahiro cyayo. Imana ihagaze mu butware bwayo. Reka mbabwire ikintu Imana yambwiye. Imana uyu munsi yiyumvisha gutembera iwabo. Niba ari abakobwa ba muri ghetto, Imana itembere muri ghetto, ihageze byakunda ntago yatinya ghetto. Niba ari abasore ba muri ghetto, Imana itembere muri ghetto. Niba ari abakobwa babi wabo mu ngo, Imana itembere mu ngo ziwanyu. Niba ari ababyeyi n'abagabo mukodesha, Imana izenguruke muri quartier mukodesha. Nshuti y'Imana, Imana nikubwira ngo senga, kangukira gusenga wihuse kuko ibi biriruka. Umuzimyi Imana yambwe bimaze imyaka ntazo umubare itarasohoza. Uzigiye nategerereje bitaraza. Bibiliya ivuga ngo ukunda Imana niwe ugira gute, ni umenywa nayo. Umuntu akubeshya akagukunda akagaragaza n'ibimenyetso by'urukundo, ariko nyuma hato akaguhinduka. Ariko ejo bundi umwana yankoreye ikintu nafashije, kandi Imana yaramwe ngo uzahemukirwa n'umuntu wagiriye neza. Noneho umwana akaba yaje no mu murimo w'Imana. Urumva ndi umuyobozi wa korari, aza mu murimo w'Imana ariko mbona afite imyitwarire itamwemera kuba yahita riri. Agera no kurwega mbazanga ariko ubundi ngo ndashaka kubaza ikibazo. Ni ikimbaze nta kibazo. Ubwo ndi mu bakiriya ariko ndi mu mwanya. Ndamubwira nikimbaza, arambwira ngo ubundi Satani kinakora yihutisha ibibazo kugira ngo tugeragezwe tubabare tureke Imana. Iyo kintu gituma tugeragezwa byihuse. Imana irabikubwira ariko yaravuze ngo nta kintu kizaba ku ntore zanjye nta kibamenyesheje. Imana ibitubwira kugira ngo dusenge. Niba Imana irahiye kwera kwayo, uburebure bw'Imana bungana bute? Shuti, uburebure bw'Imana ni bugari. Zaburi nshya. Kadusome ijambo ry'Imana. Ndashaka ko dusoma amagambo atari menshi cyane, no kuba menshi ariko nkayavuga mu mwanya muto. Zaburi ya 89 murongo wa 36. Nani 9:36 ndize haroroshye kuhagera. Zaburi ntago igoranye. Aravanga igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. Nta bindi wisoma hasi ugiye gukora ikizi giworere. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye ntabwo nzagira gute. 91 wumve, simbuka gere ku ya 91 wumve. Naho inyuma uba mu rwisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye buri gihome kinkingira, Imana yanjye niringira. 7 abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizagira gute. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'iki. 14 ko yankunze akaramata nzamukiriza, zamushyira hejuru ko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye ngire gute. Nzabana nawe mu makuba n'uki, nzamukiza mu gihe muhe, nzamuha iki kandi nzamwereka. Ntabwo nirinze kuvuga ibintu byinshi. Ingiri ni isengesho ry'umugabo bita Mose. Amasengesho ya Mose. Ariko muzi ko dusenga buri munsi ndavuga gutya. Nimwumva ndengeje aha mungaye. Muzi ko dusenga Imana igahindukirira mu masengesho ikavugana natwe. None se niba Mose yarasenze, yari arimo asenga, iri sengesho ryaha ngaha murumva Imana itarahindukiranye kuvugana nawe? Uyu mugabo batubwiye ngo Imana yararahiye, ntago mumuzi ko yitwa Dawidi. Ese ubuzima bwa Dawidi bwose ntitubuzi? Hari umuntu umwe utabuzi? Ntago yabaye mu ishyamba imyaka myinshi?
Dawidi mwaba mwaramenye yuko yageze ajya mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo? Nigeze mwumva umunsi n'umwe yigeze ajya ku Nyundo ikiri ku Gisenyi cyangwa se igeze ni Muhanga? Mwarumvishije Dawidi yarigeze ajya mu ishuri akajya kwiga? Ese Dawidi mwumva azi Igifaransa cyangwa Icyongereza? Ariko muzi ko dufite Imana yigisha. Impamvu ivuze itya, ihindukiranye Mose iravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzagira gute? Azanyambaza ahantu hose nzaba ndi hose, nubwo naba nagiye gusubiza ab'Iburayi, uwo mu Rwanda ahangaha Sejemu akampamagara akanyambaza, nzava iyo nagiye kubera umuntu umwe gusa umpamagaye, mfite nitaba bwangu. Amen. Kubera iki? Kubera urukundo. Reka nkubwire, Bibiliya ivuga ngo ukunda Imana niwe ugira gute? Niwe umenywa nayo. Umuntu akubesha akagukunda akagaragaza n'ibimenyetso by'urukundo, ariko nyuma hato akaguhinduka. Muri imwe umwe yagiye kurimba aravuga ngo niyorosha imbabazi, avuga ikindi kintu aravuga ngo kandi urukundo rwe rugize gute? Niyorosha icyo bita imbabazi. Burya biragoye kuryama. Hari abantu bashobora kubaho mu buzima badashobora kuryama ntibisegure. Kandi ubu mureba abantu benshi nabonye baryama, niyo adashyizeho umusego yisegura amaboko. Ariko kubera urukundo Kristo adukunda, adukuraho amaboko yacu akadusegura amaboko ye. Kubera urukundo rwa Kristo gusa birenga urwego rwo kwisegura amaboko yacu, akaza akadusegura amaboko, yarangiza ngakatworosa icyo bita noneho urukundo dukunda rwonyine akaba ariko tugotesha. Bivuze ngo mpamvu ubona abantu batakurungurutse ni uko urukundo rwa Kristo rukugose. Ibikurunguruka byari bihari biguteza abantu bakakwica, ariko urukundo rwa Kristo rwonyine, ukunda Kristo ku rwego ava mu cyicaro agahaguruka akizunguriza ku ntebe ye, byamurenga agahaguruka akavuga ngo ku bwanjye nzagira gute? Nzabyikora kugira ngo izina ryanjye ridatukwa. Iyo avuze ngo ku bwanjye, nuko abarebesha amaso akabona hari abandi bagombye kubikora, kandi akabona ikigero cyo kubikora ntibabikoze na nubwo banabishobora. Ariko arangije kubera yuko wamutakiye wamuhamagaye akavuga ngo ntitaye ku byo abantu bagombaga gukora, wigomeza kubitaho no kubataho igihe. Ngewe ku bwanjye nzagira gute? Nzabyikorera kugira ngo izina ryanjye, yaravuze ngo icyubahiro cye ntabwo azagiha undi, ngo kandi n'ibishushanyo bigira gute? Bisengwa. Ntibizigera binganya urukundo na Kristo cyangwa se cyubahiro. Aravuga ngo ikintu cya mbere kizatuma mbikora ni ukugira ngo nugomeze nubahisha izina ryanjye. Aravuga ngo jyewe mbikubwire ndabivuze kandi mbisubiremo, narahiye kwera kwanjye kwera, nguhagazeho ndakurahiye, sinzigera mbeshya nde? No seste ntabwo izakubeshya. Bibi akunda ntabwo izakubeshya. No Eric oya ntabwo izakubeshya. Byavuze no kubikora izagira gute? Izabikora ihagaze mu cyubahiro cyayo. Mana
Imana ihagaze mu butware bwayo, reka mbabwire ikintu Imana yambwiye. Numva ni ikintu cyoroshye gisanzwe. Ni bya bindi ngo nidusakuza bakaza bagatera hari ubwo ninge twemera se banane. Navuga ntuyu durafatanyije. Tujyane tujye kuganirirayo. Tujye duhuruka tira hananye nkatira. Kandi nabwo navuga nti ndarengana. Iri torero rifite nyiraryo. Yitwa Bwate David. Akaza kita bakajya kwisobanura impamvu basakuza. Agasigara amaze ati kubera iki mwasakuje nicyo. Numva ntago ndi kubyumva. Ariko ejo bundi umwana yankoreye ikintu nafashije. Kandi Imana yaramwe ngo uzahemukirwa n'umuntu wagiriye neza. Mwana naramufashe. Mbona nta bushobozi nta kintu na kimwe. Mwishyurira ishuri. Ndamwishyurira. Sinigeze mbiganira n'umugabo ntingiye kwishyurira umwana. Ndamwishyurira uwo mwana. N'utundi tubazo twose muza abana b'abakobwa tubazo baba bafite nkadukemura. Kambwira ati nkeneye iki? Kamubwira ntihangane amafaranga ejo nzayohereza. Nkayohereza. Numva ari ibintu ndi kugira neza. Ko nabiravuga ngo gira neza ugira gute? Ko umunyarwanda yavuze. Nkabikora numva nta kibazo. Ndi mu rukundo rwa Kristo. Numva ndi mu mbabazi, ndumva ndimo kugira neza kuko ni umuco. Numva ni umuco w'iwacu, ni umuco wa papa, numva mbese meze nk'urimo kugendera no mu murongo mbese w'ababyeyi. Kuko mbyiyumvamo. Nta ubimpasa. None umwana aza gukora amakosa, aragomeza akajya akora amakosa ibintu nk'ibyo. Nkamuganiriza nkamuhigiye cyanjye akansanga no ku kazi, nkamuhigiye nkamuganiriza nkamujyana inyuma tukaganira, nkamufasha. Rimwe aza no gukubita umwana kwishura ramuniga, baramamagana abantu umwana afite ababyeyi naba ari bamuhamagara, bahaze bitabe, ngewe icyo mukorera no kumufasha kwishura, nkafasha n'ababyeyi be kuko ari abakene. Bikora mu rukundo pe. Noneho umwana akaba yaje no mu murimo w'Imana. Urumva ndi umuyobozi wa korari, aza mu murimo w'Imana ariko mbona afite imyitwarire itamwemera kuba yahita aririmba. Mbonye yagomeje gukabya cyane, ndamubwira nti rero mpamagara iwabo sinababona, mpamagara ndamuhamagara sinamubona, nongera mpamagara iwabo. Nshaka kubabwira nti muri korari mbaye muhagaritse ariko ibyo nakoraga byose imbihagaritse. Ansaba ku kazi ngize amahirwe ndabimubwira. Ndambwira nti rero muri iyi minsi urabuhagaze byo kuza kurepeta n'ibiki byose tuzakurikirana ibyawe nyuma nugo mara kwikosora ibyo byose mbona bitakwemera kuba wamuririmbyi nta kibazo. Sawa. Turaganira ariko ibyo mubwira nkumva nabyumva nkabona ashaka kumata ibibazo agera no kurwega mbazanga ariko ubundi ngo ndashaka kubaza ikibazo ni ikimbaze nta kibazo. Ubwo ndi mu bakiriya ariko ndi mu mwanya. Ndamubwira ni kimbaza arambwira ngo ubundi ngo mu buzima bwawe wigeze unkunda. Tamaza umuntu yagukorera imingana n'ibyo nagukoreye ntagukunda. Mu buzima bwawe wigeze unkunda. Ndamubwira ni mbabarira ngusabye imbabazi. Ndazigusabye ntumbaza icyo kibazo. Niwongeye no kukimbaza kuko urambabaza. Nukimbaza urabumbabaje. Urumva ushaka ko ngusobanura ko nagukunze ntiwigeze uba fiance wanjye. Nuri umugabo wanjye ngo biwambaza icyo kibazo cyangwa nanjye nkimubaze. Urumva ushaka kumbaza ko nagukunze mu ruhe rwego. Abyumva cyo uko turagumye turaharira nyuma namwana ngaho genda ibindi tuzabisubiramo nyuma. Nshuti yanjye gitondo nari ndyamye numva umuntu arampamagaye arambwira ngo bite ni byiza makuru ni meza ndi umuganga ndi kuri centre de santé ya Gikondo. Umuntu witwa gutya na gutya uramuzi? Ndamubwira nti uwuhese uwitwa ukunuko uramuzi ni ndamuzi. Umuzi hiki muzi nk'umuntu usanzwe. Arambwira ngo ni kiye kibazo mwaraye mugiranye cyatumye nywa kiyoda. Ndamubwira ni mumbajije mu ruhe rwego se ko afite se na nyina mwabaye wo muhamagara. Ntazi wanjye sinzi wabo simuzi. Ngo yatubwiye yuko ari wowe uzi impamvu yatumye yiyahura. Ababwira ni impamvu yatumye yiyahura sinyizi. Cyokora cyo twaganiye ibi nibi nimugoroba ndi mu nshingano zanjye zindeba. Kandi ibyo ngibyo si umwe si babiri si batatu umuntu akoreye icyo kintu ntago ibyo bintu niba yashatse kunywa kiyoda n'uburenganzira bwe. Ago mu mubazi bibaza afite bituma anywa kiyoda. Aho ibindi nakoze biri mu nshingano zanjye nusibye ko no kumubwira ngo ntaririmbe n'imbere y'itorero baranabatenga bakagenda. Hanswe umuntu mbwe ngo buhagaze gatoya. Ndamubwira nti rero ibyo nibindeba mugomeze mukurikirana ibibazo bye.
bati rero tujya ngo tukubwire yuko igihe cyose utarasobanura icyatumye umwana yiyahura bishobora kugiraho ingaruka. Mu mahirwe nyina bagiyeyo, numva ntibongeye kumamagara, cyo kuramamagara nyina arambwira ati ihangane. Ngati bukozi w'Imana ihangane, mwana wanjye afite ikibazo. Mbona ndaruturutse ndavuga ntiyaza gupfa asize avuze iryo jambo ryonyine. Iyaza gupfa asize avuze uko konyine tayari, ibindi byari kuzasobanukira muri gereza. Ariko ndashima Imana ivuga, yaravuze ngo ndarirahiye, ndirahiye ntabwo nzigira gute, zigera mbeshya. Dawidi, kwera kwanjye narakurahiye. Utazumva Imana ivugana nawe aha, kumva Imana ihagurukijwe no kuvugana nawe, mwaka ugashira, ibiri gashira, itatu gashira. Nshuti y'Imana, Imana nikubwira ngo senga, kangukira gusenga wihuse, kuko ibi biriruka. Umuzi ibintu Imana yambwiye bimaze imyaka ntazo umubare itarasohoza, uzigiye nategerereje bitaraza, ariko Imana imbwira mu cyumweru kimwe ngo igifungo nyibone. Satani kinakora yihutisha ibibazo kugira ngo tugeragezwe tubabare tureke Imana. Iyo kintu gituma tugeragezwa byihuse, Imana irabikubwira, ariko yaravuze ngo nta kintu kizaba ku ntore zanjye nta kibamenyesheje. Imana ibitubwira kugira ngo dusenge. Umunyarwanda agiye guca umugani yaravuze ngo nta buye ryagaragaye ryica iki suka. Imana nibikubwira ngo imbere yawe urugamba rurakomeye, ugahita usenga, bigaragara ko ibuye waribonye uhita urikura mu nzira, naho byaza ntibyaguhitana. Kuko yaravuze ngo narahiye kwera kwanjye, ukumva bwira ntabwo nzabeshya nani, ntabwo nzabeshya Mamerike, oya ntabwo izabeshya Boniface, oya ntabwo yararahiye. Kandi ntabwo yarahiye gusa, yaravuze ngo n'ukwera kwanjye kurimo, mu byo narahiye kwera kwanjye narakurahiye. Yaravuze ngo ndi Imana ishobora byose, nta nikibasha kurogoya imigambi yanjye yose. Nta kintu cyayogoye imigambi y'Imana. Umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari kandi ni muremure. Uburebure bw'Imana ntiwabupima ngo ubuheze, ubugari bw'Imana ntiwabupima ngo ugire gute ubuheze. Niba yararahiye kwera kwayo, bese ibyo yavuze bifite ubugari bungana bute? Niba Imana irahiye kwera kwayo, uburebure bw'Imana bungana bute? Shuti, uburebure bw'Imana ni bugari. Niba kwera kwayo ikurahiye, nuvangi kwera kwayo kurangana n'ubugari ukwingana, kwera kwayo kungana n'uburebure bwayo. Niba irahiye kwera kwayo, izagukorera ikintu kingana n'ukwingana. Amen. Birangana ngo ivuze iki? Iravuze ngo iki giye gukora kiraresha n'uburebure bwayo, kandi ikintu igiye gukora kirangana n'ubugari bwayo. Niba yicaye mu ijuru ikari kwirwa, yarangiza igashyira amaguru, mbese ubwo urumva amaguru y'Imana ukurikije uburebure bwayo ntakwira hejuru iyo ngiyo, kubera ko ari maremare. Rero yahisemo kurambiriza mu isi. Nuvuga ngo ubu ngubu muturebe, tugendera ku birenge by'Imana, dutuye ku birenge by'Imana, turyamye ku birenge by'Imana. Ubwoba mufite n'ubwiki? Amen, amen. Uko ureba Imana ingana, uko wumva ingana, niko no kwera kwayo kungana. Niba ivuze ngo narahiye kwera kwanjye, jambo ryanjye navuze n'iry'ukuri, ntabwo nzababeshya, kuko yankunze akaramata nicyo nzagira gute, nicyo nzamukiriza. Yaravuze ngo uba mu rwihisho kwisumba byose. Gahumva ahantu turi, ariko nawe kweri uburaza kuvuga ngo nimwongere mu nsengere, kandi uraza kuvuga ngo kandi ngo nanone ngufite ibyifuzo. Masaha yose abantu bamaze basenga uti kandi nanone mfite ibindi, kandi uri mu rwihisho kweri. Uti kandi nanone byanze, ubwo uza ahantu uri, ubwo uza ahantu uyihishe, ubwo uzareba abasirikare indake babamo kunuzi n'akantu gato. Ariko twebwe niba turi mu rwihisho rw'isumba byose, turi mu Mana ituye mu ijuru yose.
kandi igicucu cyayo nicyo turimo. Uwo muvuga ngo izuba ryacanye, mwumvishe ko byakomeye ngo abantu ngo bose bagenda ngo bagendana amazi ngo kubera ikibazo cya gaze ngo niyo rimo gutuma nyine ngo ibibazo bivuka ngo izuba rikaba ryinshi ngo oya, ndaka mabwira igicucu turimo ntago twemerewe kwicwa n'izuba. Izuba ry'ubukene, izuba ry'intambara, izuba ry'ibibazo. Niba yaravuze ngo kubwanya nzabyikorera, utegereje ko ari nde wundi ubikora? Shangaza ntawe uhari, tantine ntawe uhari, mbese abo bose ntaba. Buri mbye yaravuze ngo sina mama sina data, ni Yesu wenyine. Ndibwe mu gitabo. Sina mama sina data, ni data wenyine, ni Kristo wenyine. Bivuze ngo niba uri mu rwihisho, ibyaguteraga ubwoba ntibyongere kugutera ubwoba. Niba Imana ubwayo ari ngari, ntibyongere kugutera ubwoba. Yabwiye Zerubabeli ngo iki? Ko mwasomye. Ntiyavuze ngo nzakujya imbere. Ahataringaniye ngira gute? Ubundi mufite ikiye kibazo. Ubu tugenda nubwo itagaragara ariko irahari ituri imbere. Nubwo itagaragara igize gute? Irahari. Yabwiye Zerubabeli ngo nzakujya imbere. Bari bamaze kwibaza ngo ibyo bisobanura iki? Ibyo bivuze iki? Ni kuru. Ntago ari Zerubabeli, ni kuru. Yaravuze ngo kubwanjye njyewe nzakujya imbere kuru. Ahataringaniye ngira gute? Haringanize. Kandi umva uburi yavuze ngo niba hari ibintu bihishwe ni ibyacu, bango nzaguha kubihishwe. Bese ubutunzi buri ahantu inyuma y'aya marido hatagaragara, nibwo Imana igiye gupfupfunuramo. Ubu reka nkubwire, hagize umuntu wakuzaniye akantu ntiyagashyira hariya yicaye, yagacengezamo hano ukazi ko ntawe ujyamo. Nakubwira ati ngwino tubonane, aragakuramwo aha ngaha, ubonana ko guhereje. Ubutunzi buri ahantu hagize gute? Murashaka kubona, murashaka ibintu bigaragara ngo naradepoje nyine ngo muri ntuza. Ntabwo Imana izaguha akazi kaho wadepoje, ahubwo Imana ifite gahunda yo kudeporeza. Imana ifite gahunda yo kuguha akazi utadepoje. Ntabwo Imana igikora ibintu bigaragara, ntabwo Imana ikora ibintu biboneka wowe washobora. Kuba ushobora kuba wagiye kudepoza akazi ukakabona, bivuze ko ubyishoboreye. Bivuze ko ubizi ko aho hantu hari akazi. Oya, hatagaragara rwose. Bisobanuye ngo nibivuze hatagaragara, bivuze ngo bya bindi wabonaga ko bishoboka bikaba byakunda ukabaho, ntabwo ari byo bishoboka kugira ngo ubeho. Ahubwo Imana izakubeshaho mu buryo wowe utatekereza ko bishoboka. Wowe nabwiye abasore nabaga nti ubundi mufite ikibazo kweri. Urakunda umukobwa akaba ujya gusengera, ukavuga uti Imana turiya mukobwa nagira ngo ndamuzanye imbere yawe, imukoreshe iki ko wamukunze? Ugiye kubaza Imana iki ngo ikora iki? Yereka ubukwe basi. Ugiye kuyibaza iki kuri uwo mukobwa? Ngo Mana ngo uyu mukobwa uramwemera? Uwese ko wamwemeye, nimwanga nimugirana ibibazo. Urumva nta bibazo muri bugirane nayo. We wamukunze ugiye kumwereka Imana. Ashobora kuba ari nk'umudive, umusiramu, n'undi muntu nyine uraho ngaho, muri aho ngaho. Uraje uti Imana mumpindurire. Imuhindurira ate? Imuhindurite. Nita muhindura ntago mugirana ikibazo ntuyivaho. Ariko kera twajyaga mu masengesho kavuga ngo dore umukobwa wawe yambaye agasandari k'ubururu. Kobwa uzarambagiza afite ikirenge kirekire, akunda kwambara inkweto zidafunze. Wajya mwiyereka ugahita ubona ikirenge ukuntu gisa. Ukayujyana uzenguruka seje mukavuga uti rya mbere nariteranya harimbyemo nde impandana nayo, tukavuga uti niryo ndarijyamo. Goshani yarinjye mu rya kangaye mu rya gatatu, tukavuga uti nirya gatatu niryo ndariterana. Herumoni nini uyose ukayaterana ugashaka umuntu wambaye izo sandari n'icyo kirenge. Ugarunguruka ku birenge by'abakobwa we ugasanga nta kirenge cyawe kirimo. Kavuga uti nzajya Karugira cyumweru gitaha. Kajya ku Karugira ugate bese ahantu hose ukayateranira ushaka ibintu Imana yavuganye nawe. Ariko ku mugambi w'Imana igihe Imana yagennye izakwereka wa wundi w'ikirenge cyawe.
isaha Imana yagennye yaza mu bukwe, waje mu bukwe mugahurira mu bukwe nk'ahantu runaka, ukabona umukobwa kunyuza imbere, wakwitegereza ikirenge ukabona kirasa na cya kindi, wakwitegereza sandali yambaye ukabona ni za zindi wabonye, ukavuga atari ku kirenge, kuva umutima ukubiza ikirenge, kuva umutima ukunze ikirenge utarabona mu maso. Imana ntigikora ibigaragara, kora ibitagaragara. Ku bwanjye nzagira gute? Icyo cyonyine niyo mpamvu ubona uyu munsi ibintu biri kunanirana, niyo mpamvu ubona abasore biri kubagora, niyo mpamvu abakobwa biri kubagora. Ntago muri kurambagirizwa n'Imana, muri kurambagiza amashuri. Ndibivuga mu munazara hari narababwiye ndetse ikibazo cyane ni bangaye bari gukora ubuyeda hanga barangije masters, ni bangaye bari gukora nagwa kandi ntibivemo nibikunde, ariko kuko yankunza karamata icyo nzagira gute? Zamukiriza. Saba Imana wisabisha ubwenge, sengesha ubwenge kandi iteka. Nusengesha Imana ubwenge kandi iteka, izaguhitiramo ibikwiriye. Niba yaravuganye nawe no kubikora izagira gute? Zabikora. Muzana arangije masters akwereke aha agaciro amashuri. Uzasanga wowe manota wagiraga nayo wabonye wandika igitabo ayakubye wowe nka gatatu undi warigaga, waruzi ubwenge, warinjiji, unuzi ubwenge agira amanota angana gutya. Niyo mpamvu ibintu byacu bidahura, niyo mpamvu tutumvikana. Ntago nabana nawe waragize amanota nk'aya ngaya ngo ubundi ngo byacu bihure. Reka byanga guhura, niwe watumye bitandukana. Wagiye kubaza Imana aho umugambi wawe uri, Imana ikaguterura kugeza ku rwego iguhuje n'umugambi wawe. Mureke dusenga amasengesho atugeza ku mugambi wacu n'Imana. Amasengesho yawe nazamuka imbere y'Imana ameze nk'umubavu humura neza, biratuma Imana ikora ikitari yagambiriye gukora. Yesu ngo agera i Betesida ntago yari afite gahunda yo kujyayo kuri ariya mabaraza atanu. Nta mugambi Imana Yesu yari afite, ngo yari yigiriye muri gahunda ze. Ngo ariko agezeyo muri we yiyumvisha gutembera muri iyo quartier. Reka nkubwire, Imana uyu munsi yiyumvisha gutembera iwawe. Niba ari abakobwa ba muri ghetto, Imana itembere muri ghetto. Ihageze byakunda ntago yatinya ghetto. Niba ari abasore ba muri ghetto, Imana itembere muri ghetto. Niba ari abakobwa babi wabo mu ngo, Imana itembere mu ngo ziwanyu. Niba ari ababyeyi n'abagabo mukodesha, Imana izenguruke muri quartier mukodesha. Haleluya. Ndabifuriza gusurwa n'Imana uyu mugoroba. Ndabifuriza gusurwa n'Imana uyu munsi. Ndabifuriza gusurwa n'Imana uyu munsi. Imana yagusuye hari ibintu yasiga ikemuye. Imana yagusuye hari ibintu yasiga irangije. Kwera yavuze ngo narahiye kwera kwanjye. Kwera ko Imana niba yarakurahiye rero iguhagazeho. Kuko indahiro yayo n'imvugo yayo ni iki? Ni ihame. Mvugo y'Imana ni ihame. Last I nego. Mvugo y'Imana ni ihame. Ni ihame. Ni ihame. Biragusaba kugira ubwenge ni gusura umenye uko usobanura. Wirinde kurya indimi. Warahageze hasanze umurwayi ati bitati ni byiza ati amakuru ati nibeza ati nyine se bimeze bite nkugirire ntati ngewe uri ubundeba ubantu babose bamvuyeho bara ibyo nibyo mubajije. Yaramubajije ngo urifuza aho nkugirirane. Ariko ntago nanakurenganya iyo umuntu amaze ikiye kirekire ku musozi ni ukuri aravugishwa. Ubu hari amafaranga Imana yaguha ugatinda kugera mu rugo, wajya ubona abamotari bose ukabona n'abajura. Ntabwo umuntu yakurenganya nawe kandi ntukirenganye n'ukuri. Hari amafaranga Imana yaguha umuntu akubwira ati ngwino duhurire kuri banki, gusa mu guhurira kuri banki yayaguhereza ukajya uvuga uti wabona mu motari ahise wajya guhagarika ukavuga uti bashaka kubona nayo ukamubona mu isura y'umujura ukavuga utaranyiba. Wareba telefone ngo urebe ko hari umuntu muziranye umubwira kubwira umutaxi vatira agutwara kuvuta nawe aramenya ko nyafite.
ukajya ugomeza uhagarara wiyumvira ukamara nk'amasaha yose kuri banki ukavuga uti basi kiza reka ngende n'amaguru. Ukagenda n'amaguru kandi abashikuza bahari. Impamvu ni iyi, ni impamvu z'uko utinze ku musozi. Iyo umuntu atinze ku musozi igisubizo kikaza abanza gucanganyikirwa. Birakugora kugera ku rwego Imana isubije. Birakugora ugacanganyikirwa ukarya indimi ukavuga uti Imana ubu se kare kose ubundi wari uhari. Ugahita uvuga uti ariko nkuhite nde. Dawidi ngo bimaze kumurenga bimucanze wahita avuga ati nta kindi kintu numva nakubwira Uriya. Imana igukorera igitangaza cyumutse kugera ku rwego nawe ubatiza Imana izina. Ntuzavuga ibyo navuze, ntuzavuga ibyo Dawidi yavuze, ntuzavuga ibyo Muneza yavuze, ntuzavuga ibyo Amerika yavuze, ntuzavuga ibya Konsore, ntuzabivuge. Ahubwo Imana igukorera igitangaza cyawe bwite ku buryo nawe ushaka uburyo wita Imana izina. Imana yaguhaye kubyara umwana ukamwita izina, ntabwo uzabura izina ry'Imana. Yavuze ngo narahiye kwera ko ntazagira gute abeza Dawidi. Kwera kw'Imana siriya mwana w'umusore Imana ijya kumwimika ahantu yari mukuye. Nkubwira umuntu uzavamo amateka ahagarika ibintu byose bigahagarara. Uzi kugera ku rwego umwana w'umusore ahagarika gahunda yo kurya. Ngagiye kwimika gahunda zose zarahagaze ibintu byose birahagarara. Baravuga ati nta kurya nta kunywa nta kintu na kimwe kiri bukorerwa ahangaha atahakandagiye. Reka nkubwire Imana itarasohoza icyo yatuvuzeho ntabwo kurya bizakunda. Hari ibintu Imana igiye guhagarika kugera ku rwego isohoje icyo yavuganye natwe. Reka nkubwire ngo no mu ijuru n'izi saha ntibararya. Hanswe mu isi no mu ijuru ngo ntibarashyira ibiryo ku munwa, ntibarashyira icyo kunywa ku munwa. Ngo vino tuzasangira y'umurera tuzayinywa tuhageze. Ngo abamarayika barara bakatari ku bundi wamwazanye tukinywera uwo muntu azaza ryari. Kavuga ati nimureke nababaye kubwe nawe aracyabazwa mu isi ku bwanjye. Nimwihangane mwe gusoma aho mwe kurya isaha niyagera muzarya. Igene turategerejwe. Haleluya. Ikibazo nuko twifobye. Kibazo nuko twifobye. Gahunda zose zirahagarara kurya kunywa. Nta kintu kimwe cyakoretse muri uwo mwanya. Ngo ariko umwana w'umusore ahahingutse. Bura babuneri baravuze bati turongeye turariye. Mbese inzara yari yabirashyira muri za mizara y'abasore ukuntu bimeze nabi. Aravuga ati birashya ryari. Kandi bitogota we yabyarangije kugera mu ndavuga ati nashize. Kabona neza n'umugongo wahetamye. Avuga ngo turarye ryari bagiye kubona abantu umwana w'umusore. Mveki Imana yavuze. Haleluya. Imana iguhagarika ku murongo waho Imana yavugiye kugira ngo ivugane nawe kandi ikore nawe ibyo yavuze. Yaravuze ngo nararahiye. Amen. Narahiye kwera kwanjye. Ntabwo nzagira gute ya Dawidi. Ntabwo ari wowe. Aravuga ati rero abantu baza bose bajugunywamo bakira bagenda ngewe ureba masenge yarajante kwe mwaka 235 na nunda araza abonye birambiranye bose bantanga. Yesu aravuga ngo ntago ndi kukubaza ibyo ngibyo wivugishwa urifuza ko nkugirirane. Ati nyine nawe urabyumva busa nureba nagusobanurira nkubwira ko naniwe ndarushye pe ndacogoye rwose maze igihe kirekire ahantu ku buryo naniwe ku buryo binteye gucogora. Yewe nageze n'urwego nkuvuga nabi mvuga Imana nabi ariko ndagira ngo mbasi ndebe ko hari icyo mwankorera nanjye nkasubira kuba umuntu. Erega byakunda naho imyaka yashira naho ibihe byakwiyongeranya ariko byagira gute kuri Yesu biremera. Muri Yesu bigira gute biremera. Ngo arangije ambwira ati rero ngewe iyo naje nkora ibyo abandi batakoze. Ibyo nkora ntago iki kidendeze nkitayeho sina nakireba. Ndavuze ngo bidatinze ubu nona aka kanya izi saha uyu munota kano kanya tuvuganye ikorere. Aravuga ati avuze ngo ngirene ubwo mwagombye kuba mwarangije gushaka ibintu ngo kuko ngiye gusenga ngo ngirene. Ati nyine ikorere
ndagavuga ati ndikorera se n'imyaka maze aho ubundi bweguke. Humura ureguka kuko ari yivuze. Haleluya. Yaravuze ngo izaduhembura tumaze kangahe? Izaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa gatatu igira gute? Iduhagurutse. Aramubwira ngo haguruka. Kintu cyambere Imana iraguhagurukije. Niba byumva neza haguruka. Haleluya. Niba byumva neza haguruka. Iramubwira ngo haguruka. Akimara guhaguruka ngo ngikorere. Uburiri bwawe ugira gute? Ugende. Ikorere bya bindi umaranye iminsi. Ikorere dusenga bimwe byakugoye. Bya bindi byanze kuvaho. Ikorere dusenga Imana kuko yaravuze ngo narahiye kwera kwanjye ntabwo nzabeshya Dawidi. Seba nani ngwino usenga Imana. Korera uburiri bwawe. Buri muntu wese niyikorere. Korera bya bindi bya bimaze iminsi. Korera bya bindi bikugoye. Nuburi byo wikorera ukora mu mufuka. Imana irebe uburyo mwabagaba mwiwe ikora mu mifuka yanyu. Imana ikora mu mufuka wawe. Umugabo ugenda nta mu mufuka nakirimo agenda yumva ko atari umugabo. Ariko Imana niguha kwikorera ibyari byaranze kwemera bigira gute? Biremera. Ikorera uburiri bwawe ugira gute? Wigende. Senga Imana. Kandi nagira ngo mbatangarize dore kwizera ubundi kwa mbere nuko nguko. Kuko umuntu wese mu buhanuzi yakira akirishwa n'ijambo ryanjye. Ikintu kiryoha ni ugukunda ijambo hanyuma warangiza ukanaryumvira ukaryitondera. Ubu ntabwo ari uriya mwigisha uvuze havuze marayika w'umwami Imana. Ubu urashaka kwikorera cyangwa ntabwo ushaka kwikorera? Wamvugiye se ngo amena kandi. Ubwo rero tugendanye n'abagiye kwikorera. Uri data wera wa twese mwiza. Ndagushimiye ndaguhimbaje. Iri jambo twizeye si ubuyobe dukoze. Namenya amakuru neza ko yari amaze imyaka 38 n'aba bantu basenze igihe baguhamagaye igihe bagutakiye igihe. Hanyuma uyu mwanya wa none ahangaha nta muntu twari dufiteho kutujugunyamo. Nawe turagenda twagera mu mudugudu tugasanga nta mutwara sibo ntituziranye. Twagera mu kagari tugasanga na mudugudu ntituziranye. Twagera mu murenge tugasanga n'uw'akagari ntituziranye. Twagera mwami Imana mu karere tugasanga gitifu ntabwo twigeze tumumenya. Iyo tugeze mu madosiye dusanga nta n'uwize twakwitabaza. Si icyo cyonyine gusa, tugera no mu nsengero tugasanga bakataje barigendeye baradusize. Si icyo cyonyine gusa, turaza no guhumba hano mwami Imana nyir'ubutware muri uyu murima wawe tugasanga na kaga gakomeye kubera yuko mwami wanjye hagiye harimo abagaragu babi bagenda basarura bakamaraho ntabyo kudusigira. None uyu mwanya tumenya amakuru kuri Bowazi niba byanze umucunguzi mukuru kuri we bikaba byiyangiye. Twakiriye Yesu umwana w'Imana. Twakiriye umucunguzi ari we Yesu umwana w'Imana. Twakiriye ukora igitangaza cyumutse kidakenera amazi. Buri muntu wese dore arikoreye kubera uyu munsi ku wa mbere turikoreye. Buri muntu wese yikoreye uburiri bwe utagiraga akazi n'akakire kubera ko turikoreye. Kandi turagushimiye turikoreye mu izina rya Yesu Uwiteka Mana isumba byose. Guhera aka kanya ka none ahangaha turasenze ibitakundaga n'ibikunde ibyo Satani yari yarafashe turabimwambuye aka kanya. Twakiriye ubutsinzi. Turasenze muri uyu mwanya. Tusenze Imana isumba byose. Turasenze Yesu w'i Nazareti. Hari abajyaga barindira bene wabo bakabata mu mazi, ariko abo nabo tumenya amakuru aka kanya ka none ahangaha yuko abo ngabo bagendaga bajojoba, ariko tumenye yuko uwo wakijije afite imyaka 38 wamukoreye igitangaza cyumutse kitagira amazi. Hanyuma ngo baramubaza ngo byagenze bite? Arasubiza ngo uyu mwanya wa none aha sinzi uko nkiza, ariko icyo nzi cyo ndakize. Twakiriye ubutsinzi bwo gukira. Twakiriye ubutsinzi bwo gukira mwami Imana nyir'ubutware. Jambo riravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi n'icyubahiro cyawe ntabwo uzagihundi. Guhera aka kanya Mesiya, guhera aka kanya Kristo, kati kwacina na Yesu, kati kwacina na Yesu. Twakiriye ubutsinzi tubwambuye Satani. Twakiriye ubutsinzi tubwambuye abadayimoni. Twakiriye ubutsinzi tubwambuye mwami Imana nyir'ubutware. Tubwambuye abazima babi bari baratwicaye hejuru, tubikuye hejuru. Twakiriye ubutsinzi guhera aka kanya muri iki cyumba cyo kuwa mbere. Uwera w'icyubahiro cyinshi, uwera w'imbaraga nyinshi, uyu mwanya muri aya masaha kati
kwacina na Yesu Kristo uwera w'icyubahiro. Igitangaza twakiriye ni uko ababyeyi barimo hano bafite abasore bo gushaka bagiye gushaka. Uwiteka abakobwa barimo aha ngaha bagiye gushaka kubera yuko turikoreye. Kandi mwami Yesu twakiriye itegeko ryawe, twakiriye ububasha bwawe, turasenya imbaraga mbi. Kandi mwami Yesu twakiriye ko ijuru rikingutse. Hanyuma muri uyu mwanya wa nona tugukomeye amashyi. Tugukomeye amashyi. Akiriza impundu n'izawe kandi ishimwe n'iribi ryawe. Kubizeye muzamure haleluya gatatu.